ubabwire ngo kuza mu nzu y'Imana nta gihombo birimo. Amen. Ubabwire ngo kuza mu nzu y'Imana nta gihombo birimo. Suhuza abantu babiri, wongere umubwire ngo Imana igutabarire mu maso y'abanzi bawe izuba ritararenga. Ubwire ngo Imana igutabarire mu maso yawe izuba ritararenga. Imana igutabarire mu maso y'abanzi bawe izuba ritararenga. Imenyekane ko ari Imana wasenze. Imana igutabarire mu maso y'abanzi bawe izuba ritararenga. Imenyekane ko waje gusenga. Tadukomere Imana amashyi menshi cyane. Salama. Kadukomere Imana amashyi menshi. Reka n'abari Imana twongere tuyakome mu izina rya Yesu. Worship team yahoze iramya nabo batera haleluya mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Kadukomere Imana amashyi ku worship team. Kadukomere reka dusabe umupapa hano azatambuka asuhuza iteraniro ry'abera. Umumpere mikorofone imwe. Haleluya. Amen. Ntabwo tuzageraho abantu bavuze, tuzageraho Imana yavuganye natwe. Kandi amazi naho yarenga inkombe ntabwo yarenga ijambo Imana yavuze. Yarenga inkombe Sara kamera imbaraga isanga zavuka mu izina rya Yesu. Nitwa Pastor Sam Satira. Muri w'Imana nayo muri Kenya mu Rurongo. Itorero ryitwa King Jesus. Ndi umupapa mfite abana 4, napfushije umugore ashize imyaka 5. Abana 2 baba muri Kenya, abandi 2 baba mu Rwanda. Ndashima Imana ku bwa Prophet duherukana kera mbere ya Covid. Nongeye kwishimira kubana nawe namwe mwese. Kandi nishimiye no kongera kuvuga Imana mu Kinyarwanda. Amen. Yagasana duhire kurusha mu izina rya Yesu. Kaduhereze Barushimana Festo abahaguruke mu mwigereza mikorofone asuhuza iteraniro ry'abera. Bwana Yesu asifiwe. Reba ku maso ya mugenzi wawe umubwire ngaho bagusesese baragusanguye mu Imana iduhana umugisha. Amazina ni Prophet Barushimana Festo guturuka i Musanze. Imana iduhana umugisha. Amen. Amen.
kaduhereze na mugenzi wasoza iteraniro ry'Imana. Haleluya. Amen. Amazina ni David naturutse Kuruyenzi. Imana iduhana umugisha. Amen. Katukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Reka dusabe protokolo aho ziri nabo batere haleluya tubikirize mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusabe n'uwayoboye amateraniro nawe atere haleluya. Abagabo haleluya. Abagabo haleluya. Reka dukomere Imana amashyi. Reba mu maso umubwire ngo impamvu abantu bakigusuzugura ni uko Imana itaragutabara. Umubwire ngo impamvu abantu bakigusuzugura ni uko Imana itaragutabara. Umubwire ngo umunsi Imana itabaye bazemera Imana wasenze gushobora byose. Umunsi Imana yagutabaye abantu bazemera ko Imana ishobora byose. Mubwire ngo reka bakuvuge nicyo gihe ugezweho. Iyi Imana itaragutabara abantu bose baguhimba amazina, ariko iyo imaze kugutabara abantu bagabanya amagambo. Abantu nibakomeze bavuge Imana igiye kubacecekesha, usigarane n'Imana yavuganye nawe. Zamura haleluya. Imana yavuganye nawe, Imana ishobora byose. Yobu yaravuze ngo ndigushobora byose kandi ntakibasha kurogoya umugambi. Wabwirwa n'iki kuri mu mugambi w'Imana? Icyambere ni uko igusimbutse impfu nyinshi. Babaze ngo hari izo wasimbutse? Igitanda wabyariyeho kwa muganga, hari abandi badamu bakivuyeho, ariko kubera Imana yavuganye nawe urupfu rwari ruje, Imana irarukurinda. Hereza Imana icyubahiro niba ariyo yahaba. Katwogerere Yesu amashyi menshi tuyakomere. Mubwire ngo uyu munsi uraza kubona Imana. Uyu munsi urabona Imana. Reka twakire worship team baturirimbire turi gutanga amaturo. Uzane ituro ryawe guhesha umugisha. Baturirimbira wowe wazanye ituro utambuka uze guhesha umugisha. Yesu abaha umugisha. Yes. Agurukane ituro ryawe utambuka uze guhesha umugisha ku izina rya Yesu. Yes. turagira ngo uyu munsi uko bakuzi n'aba ariko bakubona. Ba mama uko bakuzi n'aba ariko bakubona. Kabiri, ngunda kubwira umuntu wiyemeye imbere y'Imana, ngunda kumusaba Imana ngo imwunganize, ariko Imana ikunda umuntu uciye bugufi. Umbabarire uko waje. Birashoboka ko witwaye udufaranga twawe, hari akari banki, hari abandi bashigikiwe, hari imishinga igufasha, ariko nawe uzirikane ko nawe ukwitaho, ariko waje gushaka umubyeyi uruta abandi babyeyi. Hano ntabwo bahari, hano barahari. Reka dusome ijambo. Turasoma ku Bami ba kabiri twihuse ibice 6. Ko numva ari ibintu byinshi uyu munsi Imana ishaka kuvuga kandi isohoza. Ibice 6 umurongo wa mbere haravuze ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubereye hatoya, none turakwinginze reka tuje kuri Yorodani, umuntu wese yikurire igiti twiyubakiraho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati, databuja, ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati, ye ndaje. Nuko barajyana. Bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, indorezo irakuka irwa mu mazi. Arataka ati, mbonye ishyano databuja, kuko yarindirana. Wa muntu w'Imana aramubaza ati, iguye aherako arahamwereka. Atema igiti agitera mu mazi karindwi. Aramubwira ngo rambura ukuboko. Aramubwira ati, yisingire.
arambura ukuboko kwe arayisingira. Komera Imana amashyi ku ijambo ry'Imana. Abasanze nifuza amazina ni Barushimana Fiston, dore umurimo w'Imana musanze no mfite ministeri. Profete barivuga twari duherukana igihe gishize, hari hashize nk'amezi ageze muri atanu. Ahantu bwa mbere bageze, ariko si ubwa mbere Imana ihageze. Kabiri, uri mushakuri ariko ntabwo uri mushakuri bose ari we data wa twese. Uyu mwaka turagira ngo tuvuge ku ijambo rivuga ngo iruhande rwa Eli hari Samweli. Iruhande rwa Eli hari Samweli. Babare niwicarana n'umuntu udafashwa hari icyo yishingikije ariko wowe hari icyo ushaka. Niwicarana n'umuntu utavuga birashoboka ko hari icyo yunditse ari kugira ngo itamucika. Ariko wowe uvuge kuko wageze imbere y'Imana, tuvuge ikumvikana. Kandi turi ku ndege ivuga ngo iruhande rwa Eli hari Samweli. Bibiliya iravuga ngo igihe Eli yari ku bwami yakoze ibintu bitabaye byiza kuko yari umutambyi. Biravuga ngo atangira gufata ibyashinganywe by'ibicane bikwiye gutambirwa Imana, ngo atangira kubitambira ibizira. Biravuga ngo Eli atangira gufata abantu batabashe gusenga Imana, akaba arimo azana imbere ku gicani. Biravuga ngo Imana ibibonye irababara, iravuga ngo yewe Eli, ngiye ahantu nari naragukuye ukaba wongeye kwibagirwa aho nagukuye naho ngugejeje. Iramubwira ngo hari ibindi bihumbi bitarapfukamira Bayali. Hari undi muntu nabona agataba, hari undi muntu nabona agahindurira ubuzima, hari undi muntu nabona agahindurira ubuzima. Zaburi, haleluya. Imana irahaguruka iramubwira ngo ewe, nubwo bimeze gutya ndacyafite umuntu nabasha kuzamura. Imana iramanuka igera kwa Samweli, isanga hari umusore mwiza wubashye Imana, wayikoreye utarabitambitse, urihagazemo neza. Imana iramubwira ngo Eli, nonaha ndihagurukiye n'icyo Uwiteka isumba nicyo wimika umwami, bwimura n'abategetsi ngashyiraho n'ibikomangoma. Uwo nateye iteka abandi baramuramya, nagahinduriye ubuzima isi iramuganya. Wazamuriye haleluya uhagaze. Imana iramubwira ngo mva nona ndahagurutse. Ndi Imana ntacyo nitayeho. Iramubwira ngo nitaye kuri kavukire yawe, nitaye aho ukomoka. Yesaya yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ahari bazaterana, si njyewe uzaba ubateranyije. Uzagukoranira we azapfa ari wowe. Hari ibintu bigiye gupfa ari wowe bigize, hari ibintu bigiye kuba ubuzima ari wowe bigize. Wazamuriye haleluya. Imana iramubwira ngo nona ni wowe mbona ukwiye kwicara ku ntebe y'ubwami. Umva guhanurira aya magambo. Umaze igihe wicaye ahantu hagayitse, umaze igihe inshuti wari wizeye zarakwiciye, umaze nta muntu ukikuvunyisha kuko abona ko ibihe byahindutse. Ariko ndashima Imana yo yakugarutseho. Abakuvuyeho bagaruka baca bugufi imbere yawe. Imana yakugarutseho, amateka arahinduka. Ndabona hari abandi Imana igarutse muri aya materaniro. Ndabona Imana ikugarukeho, ntikugarukeho. Imana ikugarukeho. Byari Zaburi, haleluya. Bamubwira iyo Imana yakugarutseho, isi yose irakugarukira. Iyo Imana yakugarutseho, umuryango waguciye ubona ari wowe ukwiye kuwuhagararira. Iyo Imana yakugarutseho, fiyanse waguciye amazi aragaruka akavuga ngo nari yumvishije y'abantu, sinari numvishije y'ijuru. Ndagira ngo abantu uyu munsi ndibumva y'abantu, uyu munsi wumva icyo Imana yavuganye nawe. Nkorera ku bantu batatu babwira ngo bagiye kumenya icyo yavuganye nawe. Imana azopeleka Coca-Cola, abantu bagiye kumenya icyo Imana yavuganye nawe badahari. Ayopera sopele Imana. Nubwo bataje muri aya materaniro, nubwo bataje
amakuru gatoya. Aherutse gufata umugabo bitaga Yakobo amukura igihaha, arongera kuko amaze kunezeza abayuda ari mu gihe cya Pasika, kandi mu gihe cya Pasika cy'iminsi mikuru nta maraso yari yemerewe kumeneka. Ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi wo kuwa gatatu Satani utaragusanze mu kabari ndagutsindemo, utaragusanze ukiri mu bibiri ndagutsindemo. N'abamari yariho bari kunyumva. Satani utarakwishe cyangwa uri mu bibazo, Satani utarakwishe cyangwa uri mu bibazo, uyu munsi ntabwo akimushoboye apaya soreya. Aya munyaganyezo umubwira ngo yibeshe kurate, aya bakugwanyije bibeshe kurate, baguriza bibeshe kurate, bibeshe. Umva, bakuvuza Imana itarakuvugaho, bakuraga Imana itarahagera, bagusabye Yesu ataraseruka. Uyu munsi Imana igera ku buzima bwawe, uyu munsi igera mu rubyaro rwawe. Abazamuye haleluya. Gasapa. Imana irahagera. Yafashe umutandi Petero ngo aramufata, ariko ngo muri iyo minsi Petero yari yavuganye n'Imana. Biragoye umuntu kuba yagiye kukurogesha uyu munsi atazi ko waje guhura n'Imana. Arahirwa abantu bagiye mu bapfumu ngo bagiye kukurwanya, batazi ko waje kuvugana n'Imana. Ocha! Aha hantu hari ikintu kirakurikamo. Reka mubwire akantu gatoya. Data na mama bigeze banja mu muryango kuko nari ngishijwe bo badakishijwe. Baravuga ngo iwacu nta muntu w'umurokore uzigera abamo, ariko ndababwira ngo njye nahuye n'Imana niyo yamfashe ibijyana baravuga ngo ubwo tumva ibyo tugutegetse turaguca mu muryango. Baciye ngezeho inyuma nabwira ngo reka so na nyoko baguca ingegera nongeye kugukoresha. Ariko ndashima Imana, ifite wanyu yaguca, mama wawe yaguca, muri karitsiye yaguca, inshuti zakwicamo, ariko Imana ntiyaguca. Umva, hari igihe Imana yemera ko abantu bakuvaho igiye kuguhuza n'uruta abantu, hari igihe Imana yemera ko ufite imizigo igiye kuguhuza n'uw'umumaro, hari abayemera ko bagenda. Ntabwo uri kunyumva ngaho ukagira haleluya ko twaje
umugisha ku buzima bwawe, utegereza ko aribo bazaguhindura amateka, ibintu birarangira. Nagira ngo mubwire uyu munsi, umudugudu ntiyashobora kumuzana perezida, ariko perezida ntabwo agaciro, kuko umudugudu birashoboka ko hari akantu uba wamujombye kugira ngo amubuze n'ukomeye, ariko iyo wageze imbere y'Imana ikakwemera ko imiryango ikinguka, ntawe ugusubiza inyuma, ntawe uguhagarara imbere, winjira udakomanze. Nagira ngo uyu munsi uhure n'Imana, imigisha yawe yahagaze ikore, uyu munsi uhure n'Imana. Iyo utarahura n'Imana, telefone yakira amagambo aguca intege gusa. Iyo utarahura n'Imana, ni mesaje zivura umutima wawe. Iyo utarahura n'Imana, bose akugendaho, nta gico mupfa, nabo mukorana bakakurwara. Ariko iyo wahuye n'Imana, bavuga ko ari wowe ugomba kubavuganira, bavuga ko ari wowe ukwiriye kuvuga ijambo. Yesaya 50:7, ibibazo byabaye byinshi, aravuga ngo uyu munsi ndabirari, uyu munsi nari kahanzura, uyu munsi nari kwitambara, aravuga ngo uyu munsi bafite itangazo, aravuga ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma abitumizaho. Aravuga ngo mumaze igihe numva amagambo yawe, numva ibyo mumbwira, numva uburyo mungwanya, ubamubwire wowe ntugatinye kurari kukuroga ngaze, ntugatinye kubwira uko urwanya ngaze aterane, oya tuza hano, kuko Imana ari kwishaka gusobanura nawe yirebera. Imana igufiteho umugambi nuko bakuroze ntupfe ntuje no mu bitaro. Imana igufiteho umugambi nuko nta modoka yakugora. Ndakuranga Imana uzabura, haleluya. Wabwira abantu batatu hagurutse ubabwire ngo uwo ni umugambi, uwo ni umugambi. Imigambi y'abantu baragambira igashyira mu migambi, imigambi y'amafaranga irahagarara, ariko umugambi w'Imana urakomeza. Abariya w'imbere hejuru uzabura, haleluya. Bibiliya iravuga ngo, twibutse ku ijambo twasoma, ni abana b'abahanuzi basanze Yerisa, baramubwira ngo databuja, buri wese akeneye kuja kwitemera igiti akiyubakira aho kuba. Baramubwira ngo databuja, aho turi hatubereye hatoye, none turakwinginze emera kujana n'abagaragu bawe. Yerisa arabarebye ababona aho ubwiza bw'Imana, arababwira ngo sinakwemera kugenda wenyine. Umva muhanurire muri aya magambo, Imana ntiyemera guhagarara mu rubanza wenyine, Imana ntiyemera kugenda wenyine, Imana ntiyemera kurara wenyine. Bazavuga haleluya. Baragenda bageze kuri Yorodani ngo bagiteme igiti, ishoka iwa mbere harimo umwana w'umuhanuzi. Bibiliya yatubwiye yari yayitiye ari indirano, ngo agiteme igiti irashegera. Birabwiriza ngo ntabwo byashegeye. Oya musegere gato mubwire ngo ntabwo byashegeye. Mu rugo rwawe ntabwo byari byashegeye, mu muryango wawe ntabwo byari byashegeye, kuri fiyanse ntabwo byari byashegeye. Namubwira ati irashegeye. Abo bari bari kumwe, aho kugira bamuhumurize bamubwire ngo humura, nubwo ikunze turwanye uburyo twakongera kuyikwikira, baramuseka. Umva mubwire, umugabo yaragutaye, aho kugira ngo bagukomeze baraguseka. Mariyaje yawe yarapfuye, aho kugira ngo bakube hafi barakugwanya. Nibyo wakwirukanye mu kazi, aho kugira ngo bongere bakugenderaga kuko bakugenderaga ube ukiri mu kazi bakuva. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo abana b'abantu bamusetse, Yerisa barahaje. Ndashima Imana yabahoye, aho abantu babuze n'Imana igaragara. Abantu babuze kandi wari wiringiye abuze, dade abuze, Imana ikahagera. Amen. Umutekereje aho ugeze ntabwo ari kubw'abantu, ni Imana yahakugejeje, kuko hari ibyifuzaga ko wamanuka, Imana ikarushaho kukuzamura. Hari ibyifuzaga ko wakwitarurira, Imana ikagusekereza mu maso yawe. Ubwo waza kureba Imana yamenye itari itabuze mu buzima bwawe.
sheri wawe yaguhamagaraga gatatu ku munsi ukabona guhamagaye rimwe biba bya iyo telefone yawe yakinaga amafaranga mu minsi ine ikakiramo miliyoni 5 ukabona ni yakene ibihumbi 5 iba ya mubaza ngo ntabwo byari byashegeye kandi iyo utabaye maso kujegera no gukuka biba bishoreranye kujegera no gukuka biba bishoreranye biba ngo uyu mwana w'umuhanuzi agitema igiti iramanukirwa mu maso arataka ati mbonye ishano databuja kuko yari iki izahani biryoshye mana yanjye we izahani biryoshye mana yanjye wakwiyumva gatera niba mushiki wanjye nawe baho kabisa abarokore haleluya ngo ikikuka abana b'abahanuzi baramukoba hari agasoko wavomeragaho kari kakamye hari aho wakubitaga bikemera byari byahagaze naho bitari byahagaze byari birimo kushegera nawe wirebaga ukabona byakuyobeye kandi iyo byajegeye n'umwambaro wiguriye ntabwo kubera birananirana iyo byajegeye wisiga amavuta ahenze bikanga iyo byajegeye urahagarara mu isakame ndakiri mukavuga ngo ndajambo ariko ngo bitara bimaze gukuka Yesu aba yahageze uyu mwanya Elisa barahagaze basanga abandi bari kumuseka arangije arabahigika Imana igira ibintu yigika ku buzima bwawe Imana igira ibintu yegezayo wahaguruka ugatera haleluya ngo araza arabahigika umva akatandure niho tugiye guhanura araza agira gute biramuhigitse mugenzi wa gakeya ariko gakeya nk'abasirimu munyeganyeze gakeya munyeganyeze gakeya hari ibintu byari byarigize gakindi ku buzima bwawe Imana igiye kunyeganyeza bikava mu mwanya wawe hari ibintu byari byaricaye mu mugisha wawe mwanya biri guhaguruka muri aya materaniro nawe ukawicaramo rasa neza wambere Imana icyubahiro ndumva ijwi rinduma ivugana nawe irambwiye ngo ikinigi igiye kuguhuza n'umuntu ukomeye muri iki gihugu aba bantu ntibashake ntibabyumve wowe uzumve kuko ni nzawe uyu mwicaranye nigutabara niwe uzanakurwanya rero afashwe idutabare utabangamira mugenzi wawe egera Imana ibikora wazamuye haleluya mbona Imana imuhuza n'umuntu ukomeye muri iki gihugu mbona inzugi ukihagera zikajya zikingura ukinjira udakomanze mbona winjiye mu cyumba kimwe ukikigeramo mbona impapuro barazirambuye baragusinyira mbona barasinye mbona n'undi arasinye maze Imana kubera ikibasinye irambwira ngo igihe cyo kugenda mu modoka zo hasi kigiye guhagarara Imana irambwira ngo ikinigi isi yari yaracecetse n'abayirimo baraceceka waratabaje abantu barinumira Imana irambwira ngo ikugereyeyo ntacyo ukuye mu mufuka wawe Imana irisengesho watanze ritanze vanze ku bari bacecetse ayi wowe iri sengesho bonye bashyira viza mu maboko yawe Imana irambwira ngo ikinigi uteruye aho wari warubitswe ikinigi eso ene matatu wadira Imana irambwira ngo muka karindwi vuga ngo ni muka karindwi muka karindwi Imana irambwira ngo nimisoje imisezerano ryawe muka karindwi ni Imana ikozemo igitangaza muka karindwi nibwo Imana yiyubahishije ku buzima bwawe muka karindwi niyo amaboko agukomeza agarutse kuri wowe waza muri haleluya kubw'umutima
kurunguruka, kandi Imana yabwiye ibikoze vuba kugira ngo bamenye ko ari Imana wasenze. Icarira abanzi bawe kuko Imana ivuze ngo ikeneye. Icarira abanzi bawe. Aho wicaye icara nk'umuntu wageze mu ndege neza mu kirere, utakigenda muri za tagisi vatiri, utakigenda ahagaze mu Rwanda. Oya, niba nawe ukeneye igitangaza wazamurana wowe wicaye mu magambo y'akaboko kamwe. Mbonye umuntu witwa Clemanze, mubona ahantu yita Tanzania. Imana irambwira ngo yashakaga kumpa mu minsi 14. Mbonye akuroga amanywa nijoro, umubiri wawe ukagera nijoro kumva urimo gutoneka, ukigera kumva hari ibintu biri kunyagata muri wowe. Yashatse gusara biramunanira. Imana ivuganye nanjye ngagiye gusara mu cyimbo cyo bari gusaramo. Passa biremewe. Mubwire ngo kudepasa biremewe. Kudepasa abanzi bawe biremewe. Kudepasa ubukene biremewe. Kudepasa ubukwade biremewe. Kudepasa igihe cyawe cyageze. Depasa abagusebyaga. Depasa abakurogaga. Depasa abaguhigaga. Hari imbaraga irimo kurekura ubuzima bwawe. Tukivugana ndabona hari ibendera ry'ubudahangarwa rizamuki wawe. Uko nguko uhagaze ubaye muzima. Wari warazengurutse byaranze, uja kwa muganga bashaka indwara barayibura. Yaritegereje Fisto ngo abari ukurebera ko birangira. Nawe Imana ivuganye nanjye uhereye itariki. Imana ihinduye ubuzima bwawe. Kandi ebosi etaya amafaranga wasabaga Imana irambye ngo nugera mu rugo utegura igikapu cyawe ugifungura imashini zose. None nta kintu cyari kirimo. Nugera mu rugo wowe ukirangaza mu cyumba cyawe, nurangiza ubwira marayika ati kora bya bindi twavuganye. Imana irambye ngo mvugane n'abantu bari gufashwa bagatera akaruru bakavugana. Ibahaye umugisha mutarikiranye. Ibahaye umugisha utarikiranye. Ukoza akantu uranjokoje. Ibonye yano yarakora umurimo w'Imana ihita injokoza. Ubwo merekeje aho umva ukuntu Imana ivuze. Urakoze Imana. Abantu baravuze ngo uzapfa worora inkoko uheha amatoto yawe. Ndabona ikintu cy'inkoko iwawe. Ufite inkoko ukora ku mafaranga atandukanye y'inkoko atari inkoko. None aha tuvugana n'iki mu bintu ujyanyemo turimo kumvikana. Ndimo gusanga inzu ujyanyemo nta mugore urimo ujyanye wenyine. Nta mugore ufite.
kwinjizamo ntawe uzayigukuramo kandi urwo yubatse ntawarusenya ni mata kupita n'abasisi kafa heneta iki ni Imana iri amateka y'ubuzima bwawe mbwira mugenzi wanjye ngiye kubironjinga tugasika isi yari yaragufashe n'abayituye baragufata niyo wagiraga ngo ubonye umugisha ntiwamenyagaho ibintu biciye Imana irambwiye ngo amahirwe yawe mbonye umugabo yicaranye uri Canada mbona marayika agezeyo Imana iratembera mu minsi 34 ugiye guhamagarwa na nimero idasanzwe muri telefone yawe nabonaga uyu muntu mwarabanye wowe uramwibagirwa ariko mbona Imana igezeyo iramukwibukije iki ni igihe mubwire ukuhagaze uzi ko nta rugo ugiye kushura atinya kwinjiramo wari uzi ko none byari byakuyobeye ariko Imana ihinduye amateka Imana irabye ngo urashitse icyerekezo n'ubuhungiro wajamo byanze ariko Imana igucekeye izuba ritararenga ntabwo rirarenga mubwire ngo hakibona reka mbabwire Imana z'abapfumu n'ibigirwamana n'abakurwanya bacura inama nijoro ariko iyi Imana igiye kuziremura iziremura hagaragara subiremo aka kantu inama z'abakurwanya n'abaguhinga n'abarwanya umugisha wawe bazicuraga mu ijoro ariko Imana igiye kugutabara ivunjije inama zabo igutabara ku manywa bamubwire ku manywa iyo bagiye kuvuga inkuru mbi yabaye bayivuga mu gitondo kare kare abantu bakiri mu rugo ndashima Imana ko mu gitondo kare kare hari inkuru nziza igiye kugutungura ukigirango ndashima Imana ko hari inkuru nziza igiye kugutungura muri biro yawe hari inkuru nziza igiye kugutungura mu muryango wawe wazamuye haleluya reka mbabwire aba bagezeyo bageze kure bavuga ntabwo ari uko baturusha kuvuga ni igihe cyabo cyageze igihe cy'umuntu cyageze ntawe umumanura turimo kumvikana ndashima Imana ko urushinge rwabo rwo gutabaga wowe wakandagiye hano igihe cyawe Imana yakiregeye cyageze nibange Imana ibyiye komeza uhangara abakobwa bari mo hano yaze ko bakora ubukwe muri 2022 kuko hari udusha tutari twagasohotse hari utuntu Imana igiye kubakora muri 2023 kugira ngo abantu babone ko hari Imana mwasenze ndabona abakobwa 22 batazagenda nijoro batazagenda byanze bazagenda Imana yabyemeje ndabona Imana ivuganye nanje igutesha intambwe y'abantu bagomba Imana igiye kwakugeza Imana iravuze ngo hari ibintu byari byarikaje umugisha wawe Imana irambye ngo guhera none Imana irawavuze mu gitondo kane Imana irambye ngo hari abantu batifuzaga ko wabaho kandi hari abantu bari batwite ishari ry'inda Imana iravuze ngo none ibateye inda no kugukisha amasezerano yawe kuko igihe bakugwagirije ari kirekire ariko wambabari ugatabaza kuga mugenzi wawe Imana irambye ngo ubukene wari ufite bw'amafaranga Imana imugukuyeho nicaye hano ngo wabyinanye Imana yambye ngo iki ni igihe igiye kugusora mu nzu z'abandi nawe ukakwinjiza mu nzu yawe anope elebana kapitala basi esonema wazamuye haleluya Imana izanye abamama babiri b'umumaro ku buzima bwawe wahuye n'abantu batari abanyamumaro Imana izanye umuntu w'umunyamumaro icarana umunyamumaro Imana iguhaye
Kotekeya kadaka soya. Etemota. Wowe namba wicaye inyuma uri kunyeganya wowe winyuye akantu haguruka. Haguruka. Bageze hano uzunguza umutwe. Imana irambwira ngo uzunguza umutwe niko ibibazo byawe uzangana. Ko bimeze? Mbonye mu rugo uri umugabo ukaba n'umugore. Kabiri Imana irambwira ikuyeho n'urupfu rw'abana bane nabonaga abana bawe babaroze bose barapfa bose baraho. Ufite abana bangahe? Imana irambwira ikuye urupfu ku bana bawe muri aya gatatu. Kabiri Imana irambwira ngo Satani yarwanyije amahirwe yawe yo kubaka urugo. Irambwira uko nguko wicayeho Imana igeze ku mugabo wawe mu kabari. Imana imucurayemo aragarutse. Imana irambwira iguhaye icyo gukora gisobanutse abantu bari barazirinyatanyije umugisha wawe. Imana irambwira igukuye mu bushomeri niga Imana ishize akazi mu buzima bwawe. Imana irambwira ngo amabara yawe y'umugisha Imana irambwira ngo arahagurutse. Waza muri haleluya. Wowe ndikubona uryamye ari kuryamanya agahinda. Imana ikayibaza ngo kubwa agahinda n'iki. Nabonaga wambaye umwambaro w'ikanzu. Mbona wicaye ku ntebe y'icyubahiro. Ariko mbona Satani n'ababisha be barahagurutse intebe barayinyeganyeza bamera nk'abayiguhagurukijemo. Ubu tuvugana Imana irambye ngo hari abantu igiye gushyira hasi kugira ngo nawe ugire ijambo aho wari wariburiye. Ndumva Yesu anyemeza kuvugana nawe ariko waza muri haleluya. Nabona uhagaze imbere y'abantu bakomeye. Mbona urimo kuburana ibintu by'imanza ntabwo nzi ibyo ukora. Niko bimeze. Wari umwavoka wambere Imana amashyi. Telefone yawe ifite aho. Telefone yawe ifite aho byageze. Basta byageze ubu. Barayitwaye. Ariko Imana ukuntu Imana ivugana nanjye ndimo guhanura. Imana irangiye iguhaye miliyoni 5 zitagize ikibazo. Ntabwo urayumva neza hano. Kuko Imana irangiye ngo kugira ngo unasubire mu kazi byasabaga amafaranga. Imana irangiye iguhaye amafaranga. Imana irangiye igicara amafaranga Imana yayazanye. Kandi Imana itabaye ubuzima iguhaye telefone wishimira. Icara mu gitangaza cyawe. Waterera kuri Imana ukavuga ngo amen. Haleluya. Sema
bwa buri wese. Hari abantu bemera umurimo w'Imana, hari abantu bemera ko binjira mu kazi uyu munsi, umva mubwire mfite amavuta asoza ubuhanuzi mu minsi ibiri yawe. Ntabwo nzi umuntu uri kukuroga, ntabwo nzi ababiziritse, ntabwo nzi iri kubushyira amahoro mu rugo rwawe, ntabwo nzi aho banzi babo bateye baturutse, ntabwo nzi indwara bari gukoresha, ariko icya mbere Imana irambye ngo byararembye, ibyawe byararembye. Bari baravuze ngo ntabwo uzabyara, none umwana yararembye. Bari baravuze ngo ntabwo uzashaka, none byararembye. Haleluya, haleluya. Imana irambwiye ngo itegure guseka, kandi Imana irambwiye ngo waje imbere yayo ubwira Imana ngo ndashaka kuvugana nawe. Imana irambwiye ngo ivuganye nawe ko wabisize ntabwo ari kurabisa. Imana irambwiye ngo none ntiyihagarariye amategeko yose, hari itegeko igiye gukubita hasi kugira ngo itabare ubuzima bwawe. Omepana kotitana varisa. Imana irambwiye ngo ihanaguye amarira mu maso yawe. Uyu munsi irambwiye gakira guseka nk'uko abandi baseka. Wazamuye haleluya. Urashaka ko ibyawe byareremba? Urashaka ko umugisha wawe ureremba? Urashaka ko mariage yawe ireremba? Wibuke udukurikiranira uyu mwana agitema igiti, ishoka yakutsigwa mu mazi iramanuka hasi. Urimo kunyuka? Imanutse hasi abantu baramuseka baramukoma bagira ngo birarangiye. Ndagira ngo mubwire ngo inyuma y'umuntu hari undi, ariko hirya y'Imana nta yindi Mana ihari. Ngo atema igiti agitera mu mazi, atema igiti agitera kugira ngo ubone akazi muri iyi leta birasaba kuba warize amashuri menshi. Kugira ngo ukomere, ntawakomera atagize umukomezi, ntawagera kure atagize umugezayo. Hari abo wabanye nabo kugira ngo uzamuke uratindira. Imana yambaye ibanga ryo kugukuraho ibikudindiza, yambaye ibanga ryo kugukuraho ibikubabaza. Ntabwo uranyumviriza wowe uneza amatwi. Aramubwira ngo tema igiti agitera mu mazi, byari byamanutse. Niyo magambo, iyo Yesu yaje n'ibitareba birareba. Iyo Yesu yaje byagukuye amaso biyakwerekezaho. Iyo Yesu yaje baguteye umugongo barahindukira. Ntabwo uranyumvira. Yesu yaje uja muri banki utaragakwiye kuja kubikuzayo. Wazamurira haleluya. Yesu ageze Elisa atema igiti agitera mu mazi, ishoka nta matwi yuwagira, ariko kuko haje Elisa umuntu wavuganye n'Imana ibasha gutega amatwi yumva ihamagara, ishoka irazamuka. Hari ibyabo byari byaramaze kurenga babona ko nta garuriro, ariko Imana yabwiye aho byarengeye ntigiye kubirengurira, aho ngaho byapfiriye ntigiye kubizurira, aho ngaho byaparitse ntigiye kubipanga. Niho bigiye guparukurira, niho Imana igiye kubikorera. Hari abantu bashaka nonaha aho umugisha wawe wari warahagaze ibintu byaranze. Imana yabwiye ko byarerembye. Ntabwo wabyihesha, ntabwo wakwihesha iriya modoka, ntabwo mariage umuryango wayiguha, ntabwo inzu nziza famiye yayiguha, ariko Imana yanyuze muri ibyo ngo mbiguheshe. Ngira ngo ugiye kugira uruhare kandi bigiye guhita bisohora. Mubwira ngo ugiye kugira uruhare rwo kwakira ibyawe, ugiye kugira uruhare rwo kwakira umugisha wawe, ugiye kugira uruhare rwo gukira iyo ndwara yawe. Wazamuye haleluya. Ugiye kugira uruhare. Amen. Seven haleluya. Hari abantu bari bamaze gucuyuka kubera isi yabacuyuka, ariko nabonye Imana ibasingiriza. Seven haleluya. Twongere haleluya. Imana igiye gutabara abantu muri aya materaniro. Bwira mugenzi wawe ugiye kugira uruhare rwo kwa Gitatu. Reba umuntu mu maso mubwire ngo dufite mu ijuru Imana.
waramubyaye, umaze kumubyara umwana bamurugira mu gisheke. Ngiye kubona mbona umwana wari ufite imyaka 17, 18 mbona arapfuye ava kuri iyi si, agusigira igikombe kitigeze kibaho. Hari uwo waba ufite wapfuye? Wari ufite imyaka 17 yitwaga Nyoguru Koroneli. Uko byagenze yapfuye umutwe wiwe ukagira hano gucya. Uwo mwana n'uwawe? N'uwanjye. Uwo mwana baramuroze ikintu kimeze nk'igipirizo, inda ye igitumba ikangana n'umusozi. Nicyo ukagira hano gucya, akajya ngo aratwita, abantu bakavuga ngo aratwita, kandi afite imyaka ubu 16. N'uburyo umutwe w'abana. Ori otasa kwitekete. Ego umuntu mu maso mubwire ngo mu ijuru dufite Imana. Mbega wizeye ko ngiye kugusengera Imana? Aho uhagaze ngiye kugusengera Imana wowe ndebe. Ndashaka kukwirukanaho uva mu izina rya Yesu. Wamudamuwe. Aha muri uyu munsi ndabona usa n'umuntu ucumbitse. Ndacumbitse. Kandi muri uko gucumbika kwawe agahinda n'umubabaro ni byinshi. Nicyo. Ndabona ahantu hari ikibanza Imana igiye kukubakira. Amen. Mbese ufite ikibanza? Hari ahantu nari kugiteganya, nari kugitereka ngo nzarebe uko wabyimba. Imana irakiguhaye n'ikivuga. Amen. Wowe ndi kureba wino hano. Mbere yuko nsengera abantu wino hano nawe. Ngiye gusengera ubwo burwayi bwananiranye ku buzima bwawe bukuveho. Indwara zigutera ntabwo wazihamagaye. Hari inzu wari waraguze, iyo nzu umaze kuyigura bari barabagiyemo ipusi n'imbwa. Iyo nzu ukimara kuyigura hajemo abarangi na za nyabingi bihita bigutera umunsi wari ukikandagiramo. Ibyo bintu uvuga urabizi? Ibyo bintu uvuga ndabizi, nanjye byimvamo no mu nda biragora. Reba umuntu mu maso ubwira ngo Imana igutabara. Mbega hari abantu biteguye kubona amaboko y'Imana? Uwicaye wese ahaguruke, niba utagwaye gikazi yawe ugiye gusenga uhaguruka ku maguru yawe. Vuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Vuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Reka mubwire mwese sindabakoraho ngo mbishobore. Niwizere izina rya Yesu. Ugiye kohereza amaraso ya Yesu aho uhagaze. Ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Uwo murozi wakuroze arakurekura. Izina rya Yesu. Ibyo bintu urara urota uhekenya birakurekura. Izo dayimoni zihora zigutera zirakurekura. Ibigufata muri uwo mugongo birakurekura. Ibigufata muri iyo nda birakurekura. Zamura ibiganza byawe. Vuga ngo Yesu. Vuga ngo Yesu. Vuga ngo Yesu. Vuga ngo Yesu. Komeza uvuge Yesu. Vuga ngo uvuge Yesu. Komeza abadayimoni batinya izina rya Yesu. Vuga ngo muhura. Komeza uvuge ngo muhura. Ugenda Yesu ujye muganga ujye ngo muhura. Ya. Vuga izina rya Yesu. Vuga izina rya Yesu komeza. Abadayimoni batinya izina rya Yesu. Abarozi batinya izina rya Yesu. Aho uhagaze bohereza imbaraga z'Imana. Aho uhagaze bohereza imbaraga z'Imana. Aho uhagaze bohereza imbaraga z'Imana. Komeza usakuza uvuge ngo Yesu.
Bakiriza amasohoka karose yawe. Shabara gatatu. Ya. Bakira izina rya Yesu. Bakira izina rya Yesu. Ya. Kumuterura mu muzane. Kumuterura mu muzane. Protokole muze mufatara. Ya. Icyo ni izina rya Yesu. Icyo ni izina rya Yesu. Icyo ni izina rya Yesu. Murafata baba. Ya. Kumuterura mu muzane. Ya. Muzane bitega ba. Ya. Izina rya Yesu ni. Izina rya Yesu ni. Tunakuomba kanza gato katubanza dusengera abantu baboko wowe saburi ibiganza bikomeye tu vuga ngo Yesu yewe ngiye kohereza imbaraga z'Imana ku buzima bwawe nuvuga Yesu urabohoka uwo murozi wo kuyoza agiye kubona akaga abo bantu bakuvanye bagiye kubona akaga saburi izina rya Yesu vuga ngo Yesu ubohora izo ni imbaraga z'Imana izo ni imbaraga z'Imana tugiye gusengera abantu rikatakatasika rikatakataka rikataka izina rya Yesu uyu ni umuriro w'Imana uyu ni umuriro w'Imana uyu ni umuriro w'Imana uyu ni umuriro w'Imana uwo muri ayo maboko uwo muri ayo maboko uwo muri inda yawe zamurinda waburozi we urinde urinde w'umuroga ndagutegetse vuga urinde w'umuroga urinde w'umuroga iyi ni inkota y'Imana ndagutegetse tuziduru ndagutegetse tuziduru ndagutegetse tuziduru urinde wamurozi we urinde w'umuroga urinde w'umuroga urinde w'umuroga ndamuriye nonaha ndagutwitse nonaha ndamuriye ndakubona ndamuriye ndakubona urinde w'umuroga urinde urinde wowe urinde ndagutegetse vuga wowe urinde iyo ni inkota y'Imana iyo ni inkota y'Imana iyo ni inkota y'Imana iyo ni inkota y'Imana ushaka iki kuri ubu ushaka iki ushaka iki
ushake iki twese mutuge ikiganza hano mumuzane n'ubu izo ni imbaraga z'Imana urinde kuri wowe urinde wowe urinde imbaraga z'Imana komeza uzamura ibiganza mwese mutubwire ikaze hano ngenda usengera sasa ndabara gatatu rimwe kabiri vamo ubona umuriro w'Imana tamurindaye sakuza tamurindaye ndakubona ntakikira tamurindaye vamo izo ni imbaraga z'Imana urinde muhereza amazi hariya mbese muzamure ikiganza mutuge hano tugiye kwirukana abadayimoni muhereza amazi izo ni imbaraga z'Imana shyiraho mikorofone dusenge urinde wagambiriye iki washatse ko atazubaka watanze amafaranga angahe Elina nakoze iki kuri uyu mubyeyi nakoze iki kuri we nakoze iki wamuboheye amatungo y'iwawe nigeze kuyagenzura none namuhamagara mu mujyi wa Kigali mumuroga muri bangahe ni jyewe jyenyine wowe imbaraga uzikura he nagiye Tanzania niwe nazikuye wamenye njyewe wamenye ngiye kugutwika nonaha rero izo ni imbaraga z'Imana ndagutwitse nonaha vamura ayo maguru vamura ayo maboko komera Imana amasi menshi komera Yesu amasi menshi ayo masi n'abarayo Yesu ngero yakora aho uryamye mahindi y'amaraso ya Yesu aho uryamye mahindi y'amaraso ya Yesu aho uryamye mahindi y'amaraso ya Yesu ngiye abagabo b'abaprotokole mufate kuriya mudamu mumushyire mu gituza cyane ngiye kumusongora ngiye kumusengera Imana kiriya kintu kirimo gisohoke muri iyo nda mumuhagarike ngiye kumusengera Imana kitakata mugeze hirya uri muri iyo nda ujya kuvamo sohora ayo madayimoni nonaha ibyo biri muri iyi nda bisohoke sohora nonaha sohora vamo sohoka nonaha kubona sohoka nonaha sohoka nonaha va muri iyi nda iyi ni inkota y'Imana sohora abadayimoni sohora nonaha vamo
wowe urinde ndagutegetse nona urinde sohoka nona ndakubona sohoka nona kubera Imana amashyi menshi sohoka nona kaburiya ndacakubona kamo ndacakubona kamo ndacakubona kabiri batayima kamo kubera Imana amashyi menshi ngari ubuzima bwawe amen komera Yesu amashyi utandukanye kwicara wongera ukomere Yesu amashyi menshi Yesu gutumye ikiganza hano tekesokete pirakosatia. Iyi ni inkota y'Imana ndagutegetse nona bamurinda ndakureba wambaraga uri murinda wambara usura murinda nonaha ndagutegetse sohora abaprotokole muze kuza kumuhana muze kumufata mu mutero gusengera Imana mufate umuhana gutira nta kibazo talasikete ndashaka kwirukana izo mbaraga Yumurusinge kumutwika mu izina rya Yesu mwese mutwike ikiganza hano ubona umuriro w'Imana ugeze muri iyo nda ndagutegetse nonaha wambaraga we sohoka nonaha wowe urinde ndagutegetse nonaha urinde wowe tuzibira umugamo komera Imana amashyi tuzibira umugamo tuzibira urugenda komera Yesu amashyi menshi protokole muze mukategurira muzeyi we tumusengera Imana mbega harabize Yesu mubaza muri biganza icyubahiro ni icyawe Mana mumupfugishe mumuterure ngiye kumusengera rikatakasaka telasi enayotere nohereje imbaraga z'Imana muri ayo maguru nohereje imbaraga z'Imana muri iyo nda nohereje imbaraga z'Imana wambaraga we nonaha guhera nonaha rekura ubuzima bwe rimwe komera Imana amashyi kabiri kesarabonakore urakoze kumubohowe komera Yesu amashyi mu izina rye iyi mu mahanga umujyana ujya kwicara n'uwo mu mahagurutse umujyana umugezi mu mwanya mbega ayo mashyi na Yesu ongera uyakomere mu izina rye umwerekeze hano uhereye umwana umurekure gize imbaraga z'Imana muri ayo maguru umurekure gize imbaraga hagarara inyuma ye gize imbaraga z'Imana muri ayo maguru gize imbaraga z'Imana ayo maguru nonaha rimwe kabiri
ngaya amaraso ya Yesu muri ayo maguru, ngaya amaraso ya Yesu muri ayo mavi, ngaya amaraso ya Yesu muri iyo nda, ngaya amaraso ya Yesu. Mwegeze hino. Guhera nonaha nyabindi zose bazirukana mu izina rya Yesu Kristo. Kiza imbaraga z'Imana guhera muri ayo maguru, kiza imbaraga z'Imana muri ayo maguru mu izina rya Yesu. umurekure, umurekure guhera nonaha. Kiza imbaraga z'Imana mu mubiri wawe. Aya ni amaraso ya Yesu, aya ni amaraso ya Yesu, ayo ni amaraso ya Yesu. Tangira utambuke, tangira utambuke, tangira utambuke. Komera Yesu amashyi. Tambuka mu izina rya Yesu, tambuka mu izina rya Yesu. Dayimoni w'umwuka ndamwirukanye. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Umpa amazi nsomeho. Mu izina rya Yesu. Aho uryamye mahinduye umuriro w'Imana. Guhera nonaha, guhera nonaha ubona umuriro w'Imana. Wa murozi we, uyu munsi nguhaye finali ku buzima bw'uyu mwana, uyu munsi nguhaye finali ku buzima bw'Imana. Wambaraga we, ndabara gatatu muvuge ngo umuriro w'Imana. Rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu. Urankikira he sasa? Urankikira he? Vamo, vamo. Urankisha ujya he? Vamo. Muze kumwambika igitenge musajya Imana. Muze kumwambika igitenge ngiye gutwika uyu murozi kuva uyu munsi muhenga soko ku buzima bwe bwanyu. Mu izina rya Yesu. Mwese mutunge ikiganza. Mu izina rya Yesu. Uyu mwana umuntu ngo baraturanye, iyo amenye ko araza gusenga ahora muroga. Oh my God. Mwese mutunge ibiganza. Ribakatasakata. Rikerebosakatalaba. Mbega uyu murozi tumuhinda sopo. Mu izina rya Yesu. Vuga amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu. Mwese mutunge ikiganza hano. Aya kanze gato. Aya hindutse umuriro w'Imana. Umuriro w'Imana. Ubona umuriro w'Imana. Ubona umuriro w'Imana. Ndagutwitse nonaha. Ndagutwitse nonaha mumureke. Ndagutwitse nonaha. Wambaraga wevamo. Wambaraga wevamo. Wambaraga udagutegetse. Wambaraga udagutegetse. Wambaraga udagutegetse. Mwese kwegereyo. Wambaraga udagutegetse. Urankikira hehe? Uyu ni umuriro w'Imana. Uwo muri ayo maguru. Uwo muri ayo maguru. Umuriro w'Imana. Uyu muri ayo maboko. Ndagutegetse wa murozi we urinde. Wa murozi we urinde. Wa murozi we urinde. Iyi ni inkota y'Imana. 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 Ndabona kubona urahungera wa murozi we. Musakuze mukome Imana amashyi. Urajane. Wewe urinde uroga. Wewe urinde. Ndagutegetse wewe urinde. Urinde wewe. Urinde.
kandi uransobereye ngiye kugutwika. Wowe urinde Agnes, ushaka iki kuri uyu mwana? Agomba gusara ngo twamwimye urupfu. Mbega kwa Yesu hari ubugingo? Wamubonye? Ngiye kugutwika nonaha. Ufatanyije nande kumuroga uyu mwana? Iyo muje kumuroga munyura hehe? Mwagiye kumurogesha he? Mwashize n'iki mu marembo y'iwabo? Twarahateze. Mwahateze iki? Nahateze amoya. Wahateze amoya y'iki? Ipusi. Hanyuma mwari mushaka iki kuri uyu mwana? Mwana turashaka nyina. Murashaka nyina? Kuki mutabiteze nyina mukabitega uyu mwana? Twanyuze mu mwana. Mwanyuze mu mwana? Twanyuze mu mwana. Mama we muramushakaho iki? Turashaka sare. Murashaka sare? Uyu mwanya ngiye kugutwika. Munyura mu marimbi ya hehe iyo muzamutse? Navuye Nyamasheke. Wavuye Nyamasheke? Ubu tuvugana uri hehe? Ese nibyo bakora. Ubu tuvugana uri hehe? Nyabisindu. Uri kumwe nande? Nicaye imbere y'umuryango ngiye kujya gucuruza. Mbega mwese mutunga ibiganza. Turabaye gatatu tuvuge mu muriro w'Imana. Rimwe kabiri gatatu. Ngiye kugutwika nonaha sasa. Uramureka ntabwo mureka. Uramurekura ntabwo murekura. Ariko tuzagaruka. Ngiye kugutegeka nonaha ngiye kugutwika. Uramurekura burundu ntumurekura burundu. Ngiye kugutwika sasa. Iyo ni inkota y'Imana ngutunze. Iyo ni inkota y'Imana ngutunze. Iyo ni inkota y'Imana ngutunze. Murashaka nde? Ese mumushakira iki? Ndashaka se. Mutunge ikiganza hano. Iyi ni inkota y'Imana ndagutwika. Ndagutwika muzindura ugenda. Muzindura umuvamo. Ndabona ugenda. Urajya hehe? Urajya hehe? Muzindura ugenda. Muzindura ugenda. Muzindura ugenda. Sohoka kuri uyu mwana. Sohoka kuri uyu mwana. Sohoka kuri uyu mwana. Sohoka kuri uyu mwana. Muzindura ugenda. Urahungira he? Urahungira. Uhera uyu mwana. Ngariye ubuzima bw'uyu mwana. Komera Yesu amashyi menshi. Ayo mashini barayimana wakomeye. Reka baje gusenga tuzamure haleluya. Uyu mwana no wana byagenze gute? Mama we no uwuhe? Ngwino. Yabaye iki? uyu mwana yafashwe afatwa nk'igicura akagagara afite imyaka 3 n'igice. Turatangira tuvuza mu Kinyarwanda batubwira ngo ni inzoka iri muri gata ku bwonko. Turavuza biranga, tujya kwa muganga baramucisha mu cyuma indara basanga ubwonko bwe bwarangiritse. Ariko imbere yabo nabwo nimara kumuvuza mu Kinyarwanda bamwe barambwira ngo ni amarozi. Ntaho ntavuje aho bandangiraga hose naravuje ndaruka. Ngeze aho ngaho mbona ko ibyo ndimo n'ubundi ari ubusa nkibuka kwa muganga. Ariko tugeze na n'ubu ngubu barambwira ko imiti y'Ibinyarwanda nyine bakanyahira nkamuha. Mbese ubu ntabwo navuga ngo mpagaza.
kuva uyu munsi Yesu agiye kubirangiza. Mana mu izina rya Yesu ngariye ubuzima bw'uyu mwana mu izina rya Yesu. imbaraga zose z'abadayimoni uyu mwana tumushubije ubuzima Mu izina rya Yesu. uyu mwana tumushubije ubuzima Mu izina rya Yesu. ubwonko bwe nonaha busubirane abe muzima. Uyu mwana ndatura ineza y'Imana Mu izina rya Yesu. azagukorere Uwiteka. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Come on! Come on! Come on! Come on! Komera Yesu amashyi menshi. Protokole muze hano. Uruwera ababyeyi mufite abana mujye mwibuka kubaragiza Imana. Ukuri. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo ujye usengera abana bawe. Kuva uyu mwanya indwara yose yari kurimo ndayirukanye mu izina rya Yesu. Uzaba muzima, uzakorera Imana. Komera Yesu amashyi menshi. Ayo mashyi n'abarayimana wayakomye mu izina rya Yesu. Ayo mashyi n'abarayimana yakomye mu izina rya Yesu. Ayo mashyi n'abarayimana wayakomye Imana itabara. Arabira ko Yesu atabara. Mukomere Yesu amashyi menshi. Kurekera wowe. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Komera Yesu amashyi. Ayo ntabwo ari amashyi ahagije. Ni barayimana batamu bavuze impundu. Ushikana umwana wawe. Yesu aramukijije. Uyu mwana yaragiye kuzasara ku musozi. Mama, kuva uyu munsi nugera mu rugo uze gufata amavuta umusige, uze kumpamagara nkubwire ibyo uza gukora. Ntabwo uyu mwana azongera kurwara ubumuga. Ayo mashini abarayimana mwayakomye mu izina rya Yesu. Uyu mwana mukorera. Mbega hari abantu bari muri aya materaniro ngo tuzamure haleluya. Hari umuntu ufite ikibazo cy'ugutwi kumwe kutumva. Ugutwi kutumva. Uyu ni nde wamuzanye? Kazi karacyari kose kweli. Reka duhe Imana icyubahiro cyane. Mama, wowe waturutse he? Protokole. Wowe ndimo kureba, wowe uri inyuma. Yes, wowe waturutse. Wari uzi ko bari bagiye kumufunga imyaka 6? Wari ubizi cyangwa ntabyo uzi mbikubwira? Urashaka nguha amakuru? Ninde wakuraritse? Usaba gusengera hano uyu munsi wari uzi ko dusengera hano. Imana
irambwiye ngo nkubwire bari bagiye kugufunga kuko hari ahantu hari hagiye kubera intambara imbere y'iwawe. Igihe intambara ari igiye kuba nabonaga abantu baterana amacupa, kandi aya macupa yaraturutse ahantu nabonaga mu kabari wari wicaye ku kasitajeri gutyo ukuntu ukora ibiki, ihongereza yari igiye guturuka. Mbega mwakomera Imana amashyi. Icyaka Imana ikurinze kuba umupfakazi. Mbonye urugamba, ndabonaga urugamba imbere yawe. Ubwo rugamba ndabonaga ibatayo murabizi y'abasirikare, mbona hapfuyemo abantu bameze nk'aho ari batatu, kandi muri abo batatu n'umugabo wawe yari arimo. Umugabo wawe ni mbega twahima icyubahiro. Imana irabe ariko wabuze icyerekezo cy'ubu bukwe, amafaranga ntayo, ibintu byose byaba bitaragera tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri. Kwa kangahe? Kwa kabiri. Imana ihagurukije umuntu ujya kugutera inkunga. Imana igiye guhagurutsa umuntu ujya kugutera inkunga tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri. Azaza ari mu gitondo, azaza yoherezwe inka, azaza afite amafaranga. Ufite ubukwe ryari? 11 z'ukwa kabiri. 11 z'ukwa kabiri. Urabona ko tariki 10 n'umunani kuganya nawe. Twavuga Imana amasubizo. Hano rero umuntu mwicaranye ibintu nka bitatu, mubwira ibintu nka bitatu. Yego. Hano rero ibintu nka bitatu. Umuntu mwicaranye mubwira ibintu nka bitatu. Shaka nawe ubwira. Mubwira ibintu nka bitatu bimubeho mu izina rya Yesu. Ibintu nka bitatu. Mubwira ibintu nka bitatu. Singature. Imana irambwiye ngo hari imigisha yawe Satani yagiye afunga. Uri mu bantu bagira amahirwe ariko ibintu byawe bigapfa finali ku munota wa nyuma. Imana irambwiye ngo nonaha iguhaye urufunguzo rwo kwinjiza mu mugisha wawe. Icyakabiri, Imana irambwiye ngo igihe cyo kugenza amaguru kirarangiye. Imana irambwiye ngo igiye kuguhereza imodoka ari nk'abandi. Imana irambwiye ngo Satani yagiye agutega kenshi kugira ngo akwice. Imana yagiye iba mu ruhande rwawe.